naho ubundi se Rudafu ye kugira ngo impamvu tubaho mu buzima bubi bw'indwara z'amayobera ahanini ntibituruka kutiyitaho ngo twite no ku masuku y'aho dutuye di ariko y'abana b'ubu rwose ntatandukane n'uwa kera kuko ugize ngo iyo batakugira umujyanama w'ubuzima se yewe uko nkubona none naho handi ari kujya ubyikora rwose oya rwose Ruda izi nshingano dukora z'ubujyanama bw'ubuzima zidusaba hanini kumara umwanya twitanga kandi tugaharanira icyazana ubuzima buzira umuze mu baturage ba hagati yacu yewe urashoboye da nakwiyizeye rwose urashoboye ese Ruda yego ugira ngo twabishatse ntitwakongera tugafata agati tukayigira nziza n'ukuri da ako ntugakabye aho hari ukuntu ari umuwe rwose uze nyirama ubugome n'inzigo by'igati wiyiziye nitwe bana bejo twenda kwica burundu kareka rwose ariko twabikora n'ukuri twabikora kuko niturebera nta gisekuruza tuzasiga imusozi pe tuzarimbuka ndakurahiye yewe ubundi sure turi musaza wawe waje akavuyanga ibintu ngo ni inama abaturage ntibari bimereye neza uzacunge neza nyirama abana ntibari mu biruhuko ariko nta numwe ashobora gutarabuka ureze ubwo abana bacu bazisanzura ryari yabateye ubwoba rega ngiye biriya nabyita kwangisha abaturage kavukire yabo nk'ubwo nyine rimwe na rimwe yavugaga ahanini usanga ari byo ariko ntukavuge icyo Ruda ntabivuga ubwo koko wabonye abantu bose batarakomeye amashikamari bitewe n'amagambo meza agwa ku mitima yakuze bamubeshya ndabayewe ko ari indyarya we kwigiza nkana Ruda bose iriya nama yari ikenewe yewe ni izina ry'umwana wanjye pokera iranze ribaye umugani naha koko yewe nubundi mba nishyira ku gasongero kansonga nahangana n'abakirese abatunzi bagenda bicaye ikaramu natangiranye n'igihe nyirambikiye yewe agatama ntikama nayo kwigurira amasaka ku muganura bubuzwa n'ikizi iyo baza ko batayafatira mba narangaye none nawe ubungubu gakanya gatura yibagiwe koko nibagirwa ntese waribagiwe rwose nakwibagirwa aho navukiye koko Ruda winteranya na basogokuruza nta saro nataye nanjye binyobere kandi n'imyemerere uretse y'iterambere interanya n'umuco nta gihe ntavuze icyasha cyayo sindi intore yasigaye umuco uracyahari warahindutse ahubwo wowe wanga ukuri Ruda ni ukuri umva nyirama ndakurahiye ntabwo njyewe mwari gukomera urufaya rw'amashyi iranyiga guhuma ngo ni kamari abakinda kubaca intoki nanjye nimvuga nsanganizwe n'ibitwenge boshye n'inyariye de kudushyira mu gaciro ubundi uriya kamari aba mwenini kugira ngo ntirwishira koko erega mwibagirwa vuba iyo nza kuba ngifite ya gikeri yanjye yandavuye ibiza kuba ikitamirijwe itaramizwe n'amadeni ya rubanda isuko ngo banki iteze cyamunara ntarayitembamo ubu mwese mwari guhagurukira rimwe bitewe nawe ariko mukankeza mwese azo wicaye inyuma y'abandi nkamujyana kwa mwambari akazinywa ye wicariye rugwina kwirarira kwawe ho ntaho kwagiye kuya baranzi n'ukuri ugize se ngo kamari bamushimye bukire none ngo wowe ukabukennye ukenye iki kufite inzu yoga iwawe kuhiranga ntawe utabona ko ubukungu bwaho butavutse ejo mu gitondo urenganya kamari rero bwaribagiranye abantu bamaze kuzijuka yego nukuri abantu barajijutse narumiwe ko bamenye uvuga ibyiza n'uvuga ibibaroha yego di basobanukiwe inzira ibayobya bayikura ku ntebe yego ko ubujiji barabwamagana rero ubu se nka kera Ruda abahanga bakiri imbarwa oya rwose yewe wahurite kuvuga utyo rega we nyiramana nzi nabise ko nta gihe ab'igisi batitambitse ngo banyitambike mu mboni zawe navuga ryiza mu maso yawe nkahasetsa ariko bene ubutunzi bakajiginywa bakihutira gutura ibibindi iwanyu izavunuwe zose zigataha iwanyu kwa mutagabyinshi uyu musatsi uyumbushe wibeshya ari ibikorwa kuva kera byarutaga amagambo Ruda nanjye ibikorwa nabigiraga hinga yanyerera gahora nawe uvuye kuvoma insoko yawe ngatuma uyatereka yore urya amaso yawe nk'ayinya niri mu buhongore agatamaho akanyamuneza yawe ntayakera isura ikaba nk'urumuri nkagutaka ibihari ntabeshya maze n'ubundi amaherezo bakakujyana bakavugana n'abakujije imyaka
umva mbese data kundambagiriza ntiyabikozwaga di yabikoze mubeshyera n'umuziranenge yarabikoze ahubwo igikwiye cyafashe intebe imana ibizi bizaba ikindi kandi nigeno biriva mu nzu kunyamara rwose yewe reka ngende kirerwe mu muhungu wanjye imiti ampaye iyo miti rwose mpunza amaso akureba agakumbura gati tagira imihanda gati hagacira umwishywa wanciye muri humye naho ubundi mbanara yavubuye bikabuye biguye hato ritongera irijisho ritongera kureba kabiri amatoroshi y'ubusaza amuritse ku mpano nabuze nkabaho mbabaye igihe cyose urigora nagiraga inshuti wazigiraga nyine yego ubudahangarwa bwawe barabunyangiraga ari cyoko ariko narategereje uranga amashuri yagira intego n'ubu ndicuza guhera mu mujyi uratura wari gutegereza ubwiza bwanjye ntibwari gushima ishyiga ryo mu mbere iwacu ntacyo wari icyo ndagenda kandi ngenda nshimye iyo ngiye ni ukuri udoviko nubwo yansize kare ndabizi ko utamukunze na mba nkubwire neza nyama amateka agira amabanga gusa urabeho mutarati ndabona ijosi ry'umutarati rigihagaze inshuti nziza ntigerwa n'ibiherega erega nyiraba nkubwire n'ibindi n'uburiga ntaho urebye ntaho twagiye amatara cyavuna imitozo kandi uba amateka arasa yaba njye yaba wowe yewe n'amajoro yo mu kirambi ndabona ahuriye ku mbeho inuma ariko ntugakabye uzi ko ugishenga nka kera koko nta gushenga ni ukuri data we urashenga nka kera tukibyiruka ni ukuri kare iyo ashenga amashyengo akamuha inyange agasaza adashenguka umutima impora idakomanga ibihaha iteka yewe nyirama yewe reka ndamira umwana naho ubutaha yego rwose ruda kandi rwema ndaza kumureba nimugoroba yego nkika imirimo izuba rirenze ndaza kumureba nuko ubwo rwego nagiye uguze kuza umurebe yego murakoze sawa Ikinamico ndamukunda muyikurikira buri wa gatanu ku rubuga rwacu rwa YouTube channel yitwa Yep TV Rwanda. Ubaye ufite igitekerezo, inkunga cyangwa inyunganizi ku ikinamico ndamukunda, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ya telefone igendanwa 0784426672 cyangwa ukatwandikira kuri email yacu ikinamicondamukunda@gmail.com. Ndamukunda